Yesu ashimwe ninjye ukuri nkunda. I don't know, nanicaye ntegereje hano ndavuga nti let me just give iyi message numvije mu mutima. Reka mbabwize ukuri, uko biri kose dushaka kuvuga Imana, dushaka tuyivuge, tuyiramye, tugire gute, ariko at the end of the day ni imbuto zacu zivuga kuruta ibindi byose. Ijambo ry'Imana yavuga ngo tuzamenyera ku bw'imbuto, bazatumenyera ku bw'imbuto. Ni imbuto zivuga umukristo kuruta ibindi byose, kandi nacyo Imana ireba kuruta ibindi byose. Niyo mpamvu turi mu bihe havugwa Bakristo cyane, turamye Imana cyane mu bintu byose, tunezerwa muri Yesu, ariko twibuke ko imbuto arizo zizaducira urubanza kuruta ibindi byose.